muri Rayon Sport umukinnyi witwa Asmani Ndikumana sesiyo ze uburyo zikora buriya akora imyitozo iminsi 5 mu cyumweru iminsi 3 akayikorera kwa Rutamu 2 akayikorera muri Rayon Sport sesiyo ze zira muri Rayon Sport akorana n'abandi cyangwa akorana n'abandi ariko hari kwiyangaja bagenzi be batemerewe kumukoraho yatangiye gukora kuri baro yatangiye gukora kuri baro no kwambara godiyo rwose gakorana n'abandi abari mu ikipe ya kabiri ayatakana na Faringanye reka ariko nko ku munsi w'ejo ntiyakoze yari kwa Rutamu uwitwa Faringanye we guhera kuwa mbere w'iki cyumweru yatangiye gukora full training n'ikipe yose bemerewe kumukubita uko bashaka ivi ryarakomeye impungenge zabo ahantu ziri ku cyitwa strength umubiri we ni muzima 100% ari fit ariko iyo umaze umwaka udakina umupira w'amaguru amezi 10 nguku hari amaksiyo ushobora kwiyangajamo ugahita ugira amadeshirire ukagira izindi mvune zisanzwe zitari ryafi n'ubundi usanzwe urwaye ukagira izindi mvune zisanzwe bityo ngo bamuteguriye amasesiyo akorana na Mwambari Serge mu majim kugira ngo maso zisubirane kuko bari n'uruhande rwa Faringanye rwari rwaberekaramye bavuga ko Mwambari Serge arimo arakoresha abandi agashyira Faringanye ku ruhande wenda yamubwiye ibyo akora ariko Faringanye akeneye n'umuntu bajyana muri gym nyuma y'akazi nyuma y'imyitozo yo mu nzu cyangwa mu gitondo nk'umuntu umaze amezi 10 adakina akeneye mwarimu wihariye akeneye umutoza wihariye urumva rero ko ubwo ari kumwe na Mwambari Serge ariko iyo information nayimenye bambwira ko ngo aribwo babitangiye ntabwo byari bisanzweho hanyuma nabaje none se niba yatangiye full training hari umufana wumva bavuga ngo wenda ngo yatsinze nk'igitego muri tiza akavuga ati ndamukeneye kuri match muri weekend bimeze bite umufana wakeneye yaba ari full 100% ngo umufana mubonye muri stade aba yumva aricyo akeneye namenye ko ngo barimo basabye rendezvous umudokiteri wamubaze ni Hope harya Bukara kugira ngo abari uzakora test yanyuma imubwira ngo ushatse none bagushyira kuri fede match ugatangira kugikina minota 5-10 bitewe n'ukuntu ugenduza ariko ibyo nabyo bizamu cyumweru gitaha bivuga ngo na match ya APR ashobora kutazayikina ntabwo ari umuntu abareyo ntibumve ngo yatsinze igitego ngo bumve ngo ejo cyangwa ejo muri ajya mu kibuga Faringanye bamutegereje mu mpera zo kwa 11 rwose haracyari ibyumweru nka 2-3 byo kumukoresha imyitozo bibuke ko amaze amezi 10 adakina umupira wa Fari yavunitse mu kwa mbere ubu nibwo batangiye gutekereza ko yakina nibwo batangiye gutegura noneho uburyo yaza agakora imyitozo yose bagategura umukinnyi umaze amezi 10 adakina nyina bareyo bo bishimira ko Fari uko byumvikana ari muri phase ya nyuma yo gukira yo ariko muri rehab ye ari imbere ya Asmani hafi mu kwa 12 ubwo no kuvuga ngo Habimana Yves aracyaryataka ari nawe biri likely ko azanabanza ku icyenda rya Rayon muri weekend imyitozo irimo ikora Bigirimana Bedi ntawe irimo Bedi twabigarutseho tuvuga ko Bedi arimo arakinira Rayon kubera pressure bafashe umwanzuro nk'ubuyobozi bwa Rayon Sport na team physio wa Rayon Sport ko bagiye kureka Bedi akivuza agakira tandon ariko Bedi ngo yarababwiye ngo yari yakize ngo nuko ngo ari akantu ko gutonekana ngo yagize bari ngo bamuherepo ngo iki cyumweru ngo arashaka ngo kwitegura neza ngo match yape arimo arivuza kwa Rutamu abakinnyi bakuru baba bafite ukuntu bo biyumva banijera no kwivuza kwabo baba bafite ukuntu kuko ndibo biyumva niwe ubwe wivugiye ati ngiye mu ndeke match ya Marine sinyikine mbanze nikoze kuri Ferwafa ndashaka gutegura match ya APR barabimwemerera barapimye ibintu byose bipimwa bino bya X-ray n'ibiki ngo babura
imvune ifatika igaragara ni ahantu bamukubise hatonekara harimo pain rero ubwo Abedi Bigirimana ntabwo azakina na Marine ntawe uhari ku rutonde rw'abakinnyi bazajya Gisenyi. match yateje ikibazo sezishize murabyibuka kubera ikibazo cy'abafana ba Marine baje bafite ibikoresho by'intambara. si nibyo gusa no mu kibuga uri bukuryo rero yatsinzwemo ibikoresho by'intambara twadushoka ni plastique ngabo ntabyo narinzi buriya ntabyo wabonye se twadushoka no plastique baratugira n'utwa demonstration n'utwimyiyereko oya ko duhina ntaho bihuriye harega ari igihe wagahina ugira ngo aho karambukira kandi yarakajya wicya kazunguza naga plastique icyo bita mucakurakizi ida yabonye uburyo y'intambara ariko si ida yabonye uburyo umwana w'umuspesha kazunguza avati kari akantu ni plastique ati bura yakina nako atari plastique baragahine iriya ntabwo ari plastique oya reka dufate ko gahinika ikirindi hari ukuntu bakabikaho hano ku rutugu ese kahinika reka twakabonaga mu mikino ya gisirikare plastique yagena ngize ngo nakimyereko special ajyana igipupe nakimyereko free oya yakimyereko oya niyo kabara kimyereko icyangombwa ni isura kagaragaramo nicyo cyangombwa ubundi ntabwo mbere numvise plastique naguze igipupe oya ntabwo ari igipupe cy'ishoka nese ipupe byose ndavuga ko ari plastique ipupe by'imyenda ahubwo ni akantu ka plastique nyine gende kuvuga mu kibuga biriya by'imifanire byo sinabigizeho ikibazo gihambaye kandi bareba bavuga ko ari cyabateye ubwoba abakinnyi njye sinabigize ikipe yatsinzwe mu kibuga none se biriya niyo byatumye Kadime adafata imipira igana ku ikibazo gihambaye cyane hari umufana wa Rayon se bakubise hari uwo basagariye ibyo ntabwo abasirikare babikora biriya bintu bitera ubwoba hi ariko sibyo Adelaide ushaka kutakigukubita ariko kikwakire bugaha mu kugahungabana ukagira ubwoba ntabwo special azaza kugusagarara ahubwo mu bintu biba bitumye arimo nahari haba arimo no gucunga umutekano ariko akanafana ubusugiye nivugiraga mu kibuga muribuka umwiryane wabaye Rayon Sport ikimara gutakaza iriya match Marine yateje umwiryane muri Rayon ngaho ngwe Mabure ko bari babiketse ko hari abakinnyi bari butange amanota cyo genge nari barabimubwira we ngo yanga kubyemera nari ndi Bugesera ndekura match ya Bugesera na pe hanyuma rero tukiri mu kibuga ikipe ya Rayon Sport ntabwo ifite Mohamed Sheri ngarwaye mu nda Mohamed Sheri Claude Mawene mana ahita bati nabanze yivuza kire neza cyane kugeza kumwe ati ko mudafite Sheri ati nabanze yivuze amere neza tuka Sheri kari ibiki